Yesu ashimwe, mwaramutse neza, mwiriwe neza ku bandi. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe. Impamvu tuganira no kugira ngo dushingire ubuzima bwacu kuri Bibiliya. Ugira icyo ukuramo mu ijambo ry'Imana kiguherekeze muri uwo munsi, kiguha umunsi w'ubutsinzi, kiguha umunsi wo kunesha, kiguha umunsi wo kumenya uri we muri Kristo Yesu. Tugiye gusoma mu gice cya 13 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Mfite ibyiringiro ko nawe ufashe umwanya wo kwisomera icyo gice cyose, ndetse ukaba wanarenzaho uko umwuka w'Imana yagushoboza. Ahangaha Pasika yendaga kugera, igihe cya Yesu cyo gupfa cyendaga kugera, arimo aganira n'abigishwa be, yumva muri ko igihe cyo gupfa kigeze. Hanyuma akora igikorwa gitangaje tubona ku murongo wa 8. Ku murongo wa 8 nako agiye koza ibirenge Petero, arimo koza abandi bigishwa be, ngo Petero amubwira ati reka ntabwo nzemera naho to ko unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Yari mu gukora icyo gikorwa gisa nko kwicisha bugufi, arimo boza ibirenge, cy'ikimenyetso gitangaje. Ku murongo wa 14 naho aravuga ngo nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja no mwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Cyari ikimenyetso atwereka ko ubutware bwo muri ubu bwami ari uguca bugufi, uwitwa umukuru, witwa umutware, ko yagenewe gukorera abandi. Arimo abwira Petero rero, agiye koza Petero ibirenge. Petero aramubwira ati weya, uri umutware wanjye, ntabwo nemera kunyoza. Hanyuma Yesu aramubwira ngo ninakoza ntacyo turi bube duhuriyeho. Nanone ikimenyetso cyo koza ibirenge ni ikimenyetso cyerekana kwezwa, kwitunganya. Mu yandi magambo, ikintu gituma duhura n'Imana yera duciye muri Kristo Yesu, nuko tugakomeza kugira ubwo buzima bwo kwezwa. Amaze kubwira Petero ngo nintakoza ntacyo turi bube duhuriyeho, Petero aramubwira ati ahubwo noneho wanyuhagira n'ahandi hose ukambesa no mu mutwe. Amaze kumenya umumaro wo koza. Icyo dukuramo ahangaha, cyangwa se icyo nakuyemo nawe waza gukuramo ikindi, ni uko ari ikimenyetso kitwereka ko uyu mutware wacu, ubutware bwe ari bwo guca bugufi no gukorera abandi. Nk'abitwa ko bamukorera abana be, dukwiriye natwe gukurikiza urwo rugero rwe. Ikindi kitwereka twigiye mahanga nanone, nuko umuntu natezwa, natagira ubuzima bwejejwe nkurikije amagambo Yesu yasubije Petero, ariko ntacyo ari bube ntacyo ahuriyeho n'Imana. Umurongo wa 27 haratubwira ngo hanyuma yo guhabwa iyo nogo nibwo Satani yamwinjiyemo, nuko Yesu aramubwira ati icyo ukora gikore vuba. Ikomeje gusoma uraza kubona Yuda yitegura kugambanira Yesu. Impamvu nifuje kuvuga kuri umurongo wa 27 ni ukugira ngo utatujijisha, tukagira ngo kuba Yesu yaratamitse Yuda nibyo byamuteye ko Satani yamwinjiramo. Icyateye Yuda kwinjirwamo na Satani twakibonye kuva mbere, ko yari yagiye akingura umuryango mu buzima bwe wo kwiba buhoro buhoro, Satani abona uwo akoreramo. Hanyuma iki gihe byari bihuriranye, igihe Yesu arimo amugaburira na Satani kureshya umutima wa Yuda, kugira ngo Yuda ahinduke igikoresho cyagambanira Yesu. Turebye mu itangiriro igice cya 4 umurongo wa 7 hadusobanura neza uyu murongo. Uvuga ngo Satani arabanza agakomanga ku muryango w'imitima yacu, akatureshya. Ushobora kumwangira ntiyinjire ngo akoreshe ubuzima bwawe, ushobora no kurangara ukamwemera akaba yakoresha ubuzima bwawe. Amagambo Imana yasubije Gahini cyagiye arimo afuhira mwene se Abeli, yaramubwiye ku murongo wa 7 aravuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, dore ibyaha byitugatukiye ku rugi rw'umutima wawe kandi ni wowe bishaka, ariko ushobora kubitegeka. Niko na Yuda byagenze. Igihe Yesu yarimo amugaburira, ibyaha byari tugatugiye ku mutima wa Yuda, arimo areshwa na Satani kugira ngo abe igikoresho cyagambanira Yesu. Na n'uyu munsi rero ibyaha birakomanga ku mitima yacu. Buryo ufite imbaraga, ufite ubushobozi bwo kuba wabyangira ko byinjira mu buzima bwawe ntibigutegeke, ariko kandi iyo urangaye nanone birinjira, Satani akabukoresha icyo yashaka. Nuvuga ngo Satani yinjira mu karyango buhoro buhoro, ko tugera tumukingurira, uko Yuda yari yakinguye umuryango w'ubujura buhoro buhoro, akariba ari nawe uba igikoresho kigambanira umwami w'abami. Dusomye nanone dukomeje muri iki gice cya 13 umurongo wa 34 na 35 aravuga ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyera ko muri abigishwa banjye ni mukundana. Hano harimo amagambo atangaje kandi akomeye tujya twirengagiza. Yesu yaravuze ngo ikintu kizatuma batumenyera ko turi abigishwa be ni urukundo, nta kindi. Sivuga ubutumwa rihambaye, si ibikorwa bihambaye bindi, ibintu bishingiye ku rukundo, ibintu biri mu rukundo nibyo bizatuma isi imenya ko turi abigishwa ba Yesu. Rero Yesu asiga ababwira ngo itegeko mbahaye kuruta ibindi, nubwo ndimo mbohereza kuvuga ubutumwa bwiza, nubwo ndimo mbohereza gukiza abarwayi n'imirimo itangaje, ariko itegeko mbahaye kuruta irindi nuko mwakundana nk'uko nanjye nabakunze. Biragoye rero ko umuntu yakundana nk'uko Imana yadukunze adafite imbaraga z'umwuka wera, adashobojwe n'Imana. Igihe wumva agatima kawe karimo kazamukamo ububi no kwanga abantu, uzajya wumva ko wagiye kure y'Imana. Ikiza tubwira ko twegereye Imana nuko tugenda tugwiza urukundo, tugakunda abantu n'abadakunditse, tugakunda n'abatadukunda. Uko nicyo kimenyetso kitwereka ko twagiye tugwiza imbaraga z'Imana muri twebwe, cyangwa twagiye tugwiza ubukure bwo mu
mwuka. Ni ukuvuga ngo ntabwo nkuze mu mwuka niba ntafite imbaraga zo gukunda n'abatankunda, ntabwo nkuze mu mwuka niba ntafite imbaraga zo gukunda n'abantu badakunditse. Haba abantu badakunditse mu buzima bakugora, bakuhemukira, bakubabaza, ariko Yesu yaduhaye itegeko ryo gukundana nk'uko nawe yadukunze. Rero ikizakubwira ko urimo wegera Imana, ikizakubwira ko urimo gwiza imbaraga z'umwuka, ikizakubwira ko urimo gukura, ni uko wagwiza imbaraga zo gukunda abantu n'abadakunditse. Umwami Imana abidushoboze. Mu murongo wa 36 haravuga ngo Simoni Petero aramubaza ati databuja urajya he? Yesu aramusubiza ati aho njya ntubasha kunkurikira ubu, ariko uzahankurikira hanyuma. Amagambo dukura ahangaha muri iki gice aratwereka ko Yesu yaraza aho ajya kandi yaragiye no kudutegurira ahacu. Tuzabibona no mu gice cya 14, ariko aya magambo Yesu yarimo ababwira ko agenda. Petero amaza ngo urajya hehe, yiteguye kumukurikira, ariko Yesu aramubwira ngo ntabwo wankurikira none ahangaha, ariko igihe kizagera unkurikire. Iri jambo ritwibutse ko nyuma y'ubu buzima dufite ubundi buzima, tuzajya kubaho Yesu yaduteguriye, yagiye kudutegurira ahacu. Ubeho nk'umuntu witeguye, ubeho nk'aho isi atari iwawe, atari ubuturo bwa burundu. Uhakora ibyo ugomba kuhakora, ariko utitandukanya n'Imana. Hari ubundi buturo abakiranutsi bateguriwe bwiza buruta ibindi byiza byose watunga muri iyi si. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ni umunsi w'ubutsinzi, ni umunsi wo gushingira ubuzima bwacu ku ijambo ry'Imana ritubwira. Murakoze.